twongeye kubaha ikaze bakunzi b'Ubugingo TV, amahoro y'Imana bane namwe. Murabona uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa mwiza cyane ko nge musanzwe mumenyere hano ku Bugingo TV, ariko umuntu wambonye bwa mbere amazina nitwa Evangeliste cyangwa Prophet Rukundo Emmanuel, sengera mu itorero rya Pentecote mu Rwanda. Imana iduhana umugisha kandi mama turakwishimiye. Murakoze cyane. Wakibwira abantu badukurikiye? Yego. Natwe y'Clarisse. Yego. Tumuvuga butumwa nkunda Imana n'abantu bayo. Imana iduhana umugisha. Okay. Imana ishimwe cyane. Hagati aho bari mumeze neza ariko? Turashima Imana cyane. Okay, reka dufashe dusenga Imana no dutangire tubwire abantu ubutumwa bwiza tuzanye uyu munsi. Mana data twese, Imana ikomeye, Imana kwizerwa, Imana kwiringirwa, duciye bugufi kubw'ijambo ryawe, kubw'amagambo yawe. Mana turibuka neza ko iri jambo tugiye gutambutsa ni ijambo ry'ihumure kuri benshi, ni ijambo rikomeza imitima benshi, uriherekeze mwami. Igere kuri buri muntu wese ribashe kumubera iry'umumaro kandi rikomeze intambwe z'ibirenge bye. Urakoze mwami Yesu. Nyemerera rero muri aka kanya keza twicanga tugiye kuvuga imbaraga za no gukomera kwawe. Umwana n'umwuka wera baze bataramane natwe muri biganiro tugwaye ikaze. Uwiteka utube bugufi ntabwo ari twabwe izina ryawe ryamamare, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mbona gushimira mwebwe mwaje mukora subscribe, munatwandikira mutumenyesha uburyo ubutumwa bwiza butambuka. Imana ibaho umugisha kandi mbona kubwira wowe udukunda udusengera kugira ngo umurimo w'Imana urusheho kwaguka no kugenda neza. N'umugisha ukomeye kubona ndi kumwe na Evangeliste Karara. Nakundaga kukubona ku ma TV atandukanye ukorera Imana. Murakoze. Ariko uyu munsi wakoze urugendo rukomeye rutoroshye kugira ngo tuvuge Imana hano ku Bugingo TV. Amen. Amagambo akunda kuwaca ni amagambo ahembura ubugingo. Kandi nzi neza ko mu bantu nakunze kubona ufite ubutumwa bwiza kandi buhembura imitima cyane. N'ukuri rero uhawe ikaze kugira ngo nawe dusangire gutambutsa ubuhanuzi, gutambutsa amakuru y'ijuru ku muntu wese urushye uremerewe, cyane ko Yesu avuze ngo mwese abantu muzi ko murushye. Amen. Ikindi ngo muremerewe muze musange ndaburuhura. Amen. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Karibu no gaseke dukomeze dutambutsa. Imana iguhe umugisha rero. Ndagira ngo nshimire buri muntu wese duteze amatwi. Ijambo murikunde kandi murikomeze ko ijambo ryo ribohora imitima yacu. Mu ijambo harimo gukira, iyo wizereye mu ijambo urakira. Asante. Ushobora kuba uri wenyine utari kumwe n'umukozi w'Imana wagusengera. Igihe wababara wahamagara. Yesu yaravuze ngo mpamagara none hari uwanyitaba. Dufata Bibiliya usome ijambo ryayo. Harimo amagambo yarohora ubuzima bwawe. Yego. Rero niwumva ijambo jya uritega amatwi uryumve, kandi nta jambo rivugira ubusa. Umunyarwanda yacu umugani ngo nta nduri rivugira ubusa. Yego. Ubira ijambo birashoboka ko iryawe wari rimanukiye byabashaka komora ibikomere rumaranye iminsi. Uduteze amatwi Imana iguha umugisha. Yego. Kandi wakire gukirira muri iri jambo. Asante. Ijambo rirabohora. Ijambo rirakiza. Imana ibaha umugisha. Amen. Tugiye gusoma ijambo riri mu Bami ba kabiri. Yego. Ibice biri umurongo wa mbere. Yesu nashima. Aya ni amagambo umukozi w'Imana Eliya, ariko nkafashwa n'umugabo bita Elisa. Yego. Elisa ni umugabo wagendanye na Eliya. Yego. Amubaha akaramata cyane babi n'inshuti yanga ko inshuti. None ndabaza buri muntu wese, n'Imana abaye inshuti na mugenzi wawe akakuvuga amagambo rimwe na rimwe akakuvuga n'ibyo utazi, abandi akaguha ati warandoze utaranamuroze. Ako nje kubabwira kunamba kuwiteka. Yesu ashimwe. Amen. Elisa yanambye kuri Eliya amukuraho umwitero. Ndabyemera. Yesu ashimwe. Ahimbaza. Baba nsomera aya magambo. Usome uhere ku gice cya mbere ugeze kuri 4, wongere usimbuke uhere ku murongo wa 9 ugeze ku murongo wa 12. Abami ba kabiri ibice ni bibiri n'ubundi. Yego. Umurongo wa mbere ngeze ku wa 4. Yego. Amutwe w'amagambo aranditse ngo Eliya azamurwa mu ijuru. Igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo amujyane mu ijuru, amujyana muri serwakira. Eliya ahagurukana na Elisa i Yerugadi. Eliya abwira Elisa ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka anumye i Beteli. Amen. Elisa aramusubiza ati nkurayi Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwanjye sinsigara. Nuko
baramanuka bajya i Beteli. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Beteli baza gusanganira Elisa, baramubwira bati aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja. Arasubiza ati ye ndabizi ariko ni muceceke. Elisa Eliya arongera abwira aramubwira ati Elisa ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka anumye i Yeriko. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwanjye sinsigara. Nuko bajya i Yeriko. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Yeriko basanga Elisa, baramubaza bati aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati ye ndabizi ariko ni muceceke. Simbuka uhere ku 9 hagira harya hati bageze hakurya Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose ndagigukorera. Ntaratandukanwa nawe. Elisa aramusubiza ati ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati unsabye ikiruhije cyane, icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bube. Bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya. Nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa bibonye arataka cyane, data wabereye Isiraheli amagare n'amafarashi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi. Azafata umwambaro we awutanyuramo kabiri, atoragura n'umwitero Eliya ataye, asubirayo. Ageze ku nkombe y'Yorodani agira gute arahagarara. Nitwakeneza ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Tumubebiri. Yego mana Yesu nashimwe ahimbazwe. Wabuka kuri hasi kavuga ngo nimuze tunambe kuri Yesu, nimuze tunambe kuri Yesu, na Rusiya nambye kuri Naomi, Naomi amugiriraho umugisha. Haleluya, amen. Iri jambo uyu mugabo Elisa yanambye kuri Eliya, baragendana. None Eliya yaramaze kubona ko ubuzima bwe rwose, aravuga ati uko byagenda kose umunsi ndarara mu gihugu cyanjye. Amen. Uyu munsi ndararana n'Imana. Eliya we yarari mu yindi si. Elisa nawe aravuga ati uko byagenda kose ntago wancika utampaye umugisha, ntago nakurekura, ntibishoboka. Baragenda ngo bagere Yeriko, akamubwira ati have ntago ugenda. Yesu ashimwe. Amina. Avuga ati ntago nkurekura utampaye kumugisha. Bishatse kuvuga ikiri jambo. Nshatse kubwira buri muntu wese uduteza amatwi, mwababyeyi mwe, mwabagabo mwe, mwabakobwa mwe n'abasore, kunamba kuri Yesu ni by'agaciro. Imana ishimwe. Elisa yanambye kuri Eliya. Baragendana ngo bageze i Beteli. Abana b'abahanuzi baramubwira ati uyu munsi wamenye ko sobuja ari bugukurwaho. Aravuga ati ye nabimenye ariko ni mwicecekere. Yesu ashimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Aravuga ati ni mwicecekere. Ntago nzi umusozi muriho, nta nubwo nzi ikibazo mufite, ariko ni mwicecekere. Bwira barimo kukuvuga yuko utazatabarwa, wabwiye ngo ye ndabizi neza, ariko ni mwicecekere. Yavuganye nangira. Haleluya. Iyo twasenganye irahari. Yesu ashimwe. Imana ihimbazwe. Ngo baragenda yimutse mu Kabagara agiye Nyamirambo. Baramubwira ati wowe uzazerera amazu ya Kigali uzayarangiza gutyo ntago uzatabarwa. Ye ndabizi ko nkiri ku musozi wo kodesha, ariko ni mwicecekere. Yego. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Ngo baragenda ngo bageza ku nyanja ya Yorodani. Eliya aramubwira ati Elisa we noneho tuganire. Ashyira agapira haza ati umugabo noneho anyizingiyeho, noneho reka tuganire, reka tugirane ikiganiro. Elisa we nsaba icyo ushaka cyane. Araje ati ndaga imigabane yawe 2. Eliya aramubwira ati sha unsabye ikiruhisho. Icyo akoze mu Haleluya. Amina. Yesu ashimwe. Acyakara nuntumbi. Icyo akoze nubona ngiye kugukurwaho untumbire. We gusa. Yesu ashimwe. Amen.
ngo bigeze mu kirengarenga cy'umugoroba yari arimo kuzura umwuka wo kuzamura. Imana ishimwe. Yesu ashimwe. Elisa akomeza aramufata. Elisa nabwo igeze itinya inyanja bagiye kwambukana kandi azi ko atari bugarukane na Eliya. Yari yakomeje urugendo. Abakristo b'iki gihe rero turimo kugera mu kigeragezo, tugashaka kujya no ku bapfumu gushakisha, tugashaka guca mu zindi nzira. Wita n'inzira, kuba bagusohoye mu nzu wita n'inzira. Yesu aravuga ngo kuba data yari amazu menshi icyo koze yatahaba ngo mbabwiye. Yego rata. Yesu ashimwe. Nimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana. Nanjye munyizere. Haleluya. Noneho Elisa nigeze atekereza ngo nimara kwambuka inyanja ndayambuka gute? Ntabwo nzi inyanja wicayemo imbere y'isaha, ntabwo nzi ikibazo ufite uyu munota. Hari inyanja iri imbere yawe. Yesu ashimwe. Hari inyanja ikuri imbere. Amina. Wowe uzi uko ubigenza, ariko ufata Yesu ntumurekure. Atari yaguye igisubizo ntumurekure. Mufate umukomeze. Mufate ku kinyita umukomeze. Gute sinkurekure utampaye kumugisha. Kuko Elisa yafashe Eliya barambukana bageze mu nyanja ngo bageze hakurya. Eliya yari yambwiye ngo nubona amaze kugukurwaho untumbire cyane. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ubuzima bwawe. Umuririmbyi yigize aririmba aravuga ngo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Waburaye tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Mu bibazo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Tugucanze tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Haleluya. Elisa tumbira Eliya. Aramutumbira. Imana ihimbaza. Haleluya. Vuga ngo aramutumbira. Bigeze mu kirengarenga. Muri ya masaha barimo kwa ngo sohoka mu nzu. Haleluya. Bigeze mu kirengarenga inshuti zakuvuyeho. Zagiye. Bigeze mu kirengarenga abana bagiye kubura. Haramubwira ngo ntumbira. Haleluya. Haleluya. Aramubwira ngo ntumbira gusa. Birakubera uko byizeye. Haleluya. Tumbira Yesu uyu mugoroba. Aya masaha umutumbire. Umutumbira ntucike intege. Ntucike intege. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ubuzima bwawe. Haleluya. Uhagarara kigabo. Umara amazi. Imana ishimwe. Umugore bita Rusiya nambye kuri nyirabukwe nawe maravuga ati ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye. Kandi Imana yawe ni y'Imana yanjye. Birashaka kuba Rusi hari imiryango ikomeye. Ariko arayisiga kuko icyo yaragiye gukora. Kubwa misiyo yaragiye. Ariko ntabwo yigize ava kuri nawo mama namaze. Yamugira nk'umugisha ahabwa umugabo mu muryango wa nawo. Ariko mama uziko ibintu uri kuvuga ikintu cyantangaje. Uzi ikintu cyatumye Elisa na Eliya banambana nuko Imana yari yamuhaye umuntu w'umumaro. Icyampa abantu badukurikiye Imana ibaha abantu b'umumaro. Abantu b'umumaro sha. Ariko wabyatuye ku babyeyi bari kudukurikira. Oye nukuri Imana nibaha abantu b'umumaro. Imana iguha umuntu ku munsi mubi. Imana iguha umuntu mu kibazo cyawe. Imana iguha umuntu wagutabara. Imana iguha umuntu wakurohora. Imana ifite abantu. Imana iguhe ku muntu wagutabara ushonje akavuga. Haleluya. Imana iguha umuntu. Yesu ashimwe. Kunamba kuri Yesu nibwo busima. Gatubasa ni nkuyo kuvuga ngo nimunambe kuri Yesu ko ntawe wamukoreye korera amaboko. Numugabo kubihamya. Nashatse mfite 60 mfite 90. Ayo ni amavuta y'Imana. Haleluya. Cyajya bavanga zapfa nta hazagera azasubira mu cyaro guhinga ariko Yesu akavanga uzabaho. Haleluya. Bakavango birarangira karirimba ngo rinitangira ry'umunezero wanje. Bakavango dore ubwo gasoya hanze nikazongera kugira ubuzima. Imana ati ndimo ndubaka amazu. Haleluya. Atanga ubuzima. Wandi kurura fata ikibazo kibyazemo ikiza. Aho barimo kuba ngo ntibishoboka. Wowe uri kwa muganga barimo kuba ngo dore byaranye uvuga ngo data ndabizi ko ari we dogiteri w'abadogiteri. Birashoboka nava kuri ibomboni. Haleluya. Izerera umuntu akumwe mudukurije mwakwizera abarwayi bari kwa muganga. Wakwizera mwene so wabuze urubya. Wakwizereye mwene so barimo gusohora mu nzu.
aravuga ngo tumbira Yesu niwe buzima kumukurikira n'iby'agaciro ndi umugabo kubihamya naramutumbiriye naramubonye yambereye umuntu ni inshuti yanjye ni musaza wanjye naramubonye anyomora ibikomere naramubonye anyisa umubabaro nshuti y'umusaraba Imana ibaha umugisha turabashimiye mwe mwadukurikiye uhereye uyu munota tugitangira turasojeje nanje kubabwira ngo imbaraga z'Imana ku buzima bwanyu zongere zibabeho mu izina rya Yesu amen cyane uyu mukozi w'Imana ndafashijwe cyane kandi nukuri ikintu kintangaje kiriho kinakomeye nuko umuntu watumbiriye Yesu naje gusanga umuntu ashobora kutumbira se wabo cyangwa nyirakuru cyangwa agatumbira imiryango ikomeye cyangwa mu badepite abo bantu bakagukuza ariko iyo utumbiriye Yesu uzi ko ari urera imfubyi zidafite se na nyina ariko zigakomeza twankoreye uko nagira umuryango we uzi ko uyu mugabo tuvuga Yesu haleluya n'igituma tumuvuga mujye mutwihanganira kuko twamubonye aho inshuti zitatubereye twamubonye aho imiryango itatubereye uyu mubyeyi yabivuze neza ngo Imana yacu ngo niyo yonyine tujya dutumbira kandi twayitumbira mu byago no mu makuba ikabana natwe ijambo rivuga ngo iki ngo amakuba n'ibyago ku mukiranutsi ni byinshi ngo ari kuwiteka mama imuramira muri byose fata ijambo haleluya amakuba intambara ibyago ibikugoye ibikuruhije inshuti ni byinshi ari kuwiteka azakuramira muri byose uziko Imana ishimwe uziko Elisa amaze gutandukana na Eliya yego abana b'abahanuzi bari bahagaze ku nkombe ya Yorodani bari bahari uziko mu muryango we bakwitegeye ngo ntago uzabyara vuga ngo nzabyara yatura amagambo meza uziko abana b'abahanuzi bari bicaye ngo abahanuzi 50 abana b'abahanuzi 50 bitegereje ku Elisa agiye kugwa mu nyanja ahubwo ngo yarangiza mvugira utamena ngo Elisa amaze kumukurwa ngo yatoraguye utwitero mvugira utamena ngarangije araduteranya amaze kuduteranya ngaragenda agera kuri yo nkombe mvugira utamena ariko bwira ikibazo cyawe ngo haracyari ibyiringiro Imana ishimwe cyane ngaragera afata kakitero zunguza ikibazo cyawe uyu munota haleluya ngarangije afata gutye yamwitero haravango Mana Eliya uri hehe ngamaza acikamo Elisa arambuka ahari nawe wakwizera wakwambuka gira kwizera Imana igumugisha komeza bya umunwa warundiye mbabare Yesu ashimwe Imana ishimwe kimwe cyo nakundiye ko uyu muntu witwa Eliya na Elisa mu mibanire yabo Elisa ari kugendana na Eliya ntabwo kimwe cya kabiri cy'impano yari afite Eliya ntabwo Elisa yacyakire bakiri kumwe ahubwo amaze kumukurwaho niho kimwe cya kabiri yacyakiriye harimo akantu nakunze gakomeye cyane mbega reka nkubwire abantu nibaguta mu kimenyetso kigaragaza kuri Eliya yazamuye Eliya yagiye mu ijuru ni ikimenyetso cyuko akiri kumwe nawe atari gukura ntabwo yari gukura kandi nta nubwo yari kwakira ibyisubizo cye akiri kumwe nawe ariko amaze kumukurwaho ikintu cyanshimishije niho yahise yakira kimwe cya kabiri cy'umwuka wari uri muri Eliya hari akantu nakunze gatangaje cyane wari uzi ko ukiri kumwe n'abantu ntabwo Imana izaguha icyo yagambiriye cyane ni ngombwa kugira ngo abantu bagute ni ngombwa kugira ngo abantu bakuveho ariko dushimiye Imana mwibanga ry'uko abantu bakuvuyeho ni Imana igikorera kugira ngo itabare umuntu wayo Imana ishimwe haleluya Imana ntabwo igikora abantu bakikugose nta nubwo Imana igikora ugifite ibintu wishingikirijeho ugifite abavandimwe nta nubwo Imana igikora ukivuga uti wenda kwa runaka kwa mama wacu kwa bantodo n'aba onkre aricyo bazakumarira oya ahubwo Imana ikora muri cyagiye mu gihe cyayo kandi igakorera no muri cyagiye abantu batakiri kumwe nawe reka nsoreze kuri ijambo ryiza cyane ryanditse muri Zaburi y'123 ubundi dusenga Imana n'ubuhanuzi bwawe umva ikuri Imana ibivuze iravuze ngo wowe wicara mu ijuru ngo kuri wowe niho mburira amaso yanjye kabiri ngo dore nk'uko amaso y'abagaragu bayahanga ukuboko kwa shebuja ngo nk'uko amaso y'umuja ayahanga ukuboko kwa nyirabuja niko amaso yacu tuyahanga Uwiteka Imana
Imana yacu kugeza aho azadutabarira. Imana ishimwe cyane. Elisa na Eliya ikintu yamubwiye yamusabye mama yaramubwiye ngo we gusa untumbire gusa undebe gusa ariko ikintu cyantangaje gikomeye ngo nkuko amaso umuntu ayahanga kwa nyirabuja umuja yahanga kuri nyirabuja ni nkuko natwe amaso tuyahanze kuwiteka kandi kuwiteka niho uzatabarirwa. Imana ishimwe. Iri jambo riranejeje numvishe nge nabwira abantu badukurikiye ngo Imana ikuremere umuntu w'ingenzi ikuye mu b'ingenzi aguhe iby'ingenzi. Umva mama, Imana ikuremere umuntu w'ingenzi ikuye mu b'ingenzi aguhe iby'ingenzi. Muri uyu muntu w'ingenzi Imana igirema uyu nguyu iyo bakuvuga ashobora kwihanganira kote faible yawe, yihangana intege nke zawe, kandi iyo bari kukuvuga ntabwo aguta kuko ari umuntu w'ingenzi. Ikindi nkundira umuntu w'ingenzi iyo bari kwandika ibyapa bikuvuga nabi kuko ari umuntu w'ingenzi, we yandika inzandiko zikuvuga neza. Haleluya. Uyu muntu w'ingenzi Imana imuguhaye kuko Elisa na Eliya bari kumwe afite umuntu w'ingenzi mu gihe abandi bari bazi ko agiye kumukurwaho agiye guseba, niho Imana yamutabariye mvugira ngo amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Reka mbwire uyu muntu dukurikiye ku bugingo kwibutse nkubwire ngo ku bwa kano kanya keza dufashe Imana ikuremera umuntu w'ingenzi. Ubuzima bwa Imana ikuremera umuntu w'ingenzi kandi uhanga Imana amaso niho gutabarwa kwawe kuzakomoka. Ntabwo kwava ku miryango, ntabwo kwava ku nshuti, ahubwo gutabarwa kwawe gukomoka ku Uwiteka Imana. Gutabarwa kwanjye nawe gukomoka ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Muka amaso yawe yahange ku Uwiteka. Iyo umukozi akora mu rugo rw'umuntu runaka abazi ko kurya iposho rye rizakomoka ku mubyeyi kuwo muntu umurera, ndetse n'umukozi ukora muri sako cyangwa ukora muri banke abazi ko iposho rye rizakomoka mu kazi yakoze. Mbega ibyiringiro bye biya biri mwako kazi ka buri munsi akora. Ariko natwe umva ijambo ko ribivuze ngo nkuko umugaragu ahanga nyirabuja cyangwa shebuja amaso azi ko ari wazatabarirwa, ngo abe ariko nge nawe duhanga amaso Uwiteka, ngo kuko gutabarirwa kwanjye nawe kuzakomoka ku Mana yaremye ijuru n'isi. Mbega nituyihanga amaso tukayizera Imana izabigenza neza. Unkundire utere haleluya hantare kuko ijambo rivuga ngo Imana yawe n'umuremyi wawe kandi gufiteho umugambi. Elisa yagendanye na Eliya bagirana kugira igihango cyiza, ariko mu gihe abantu bari bazi ko agiye kumukurwaho niho batangiye baravuga ngo kagiye gukurwaho uzabaho ute, kagiye gukurwaho mbese gusenga kozongera usenge bikunde. Hari abantu bagiye baturebera mu ishoka abantu badukuweho, ariko dushima Imana kitadukuye. Imana yo kabyara. Haleluya. Abantu bakurebera mu bazi yuko ariko Imana yo mwijuru yo ibizi neza yuko ugiye gutabara. Naje gusanga kure y'amaso y'abantu ntabwo ari kure y'amaso y'Imana, kandi naje gusanga uko abantu bagukuraho amaso ntabwo Imana igiye dukuraho amaso. Imana irazirikana kandi ni Imana yawe, kandi ni Imana izi imibereho yawe, irayizi kandi gufite ku nkingi y'umutima. Ntabwo izaguta, ntabwo izagutererana. Ni Imana nziza. Ijambo rivuga cyane ngo nukuri Imana yacu twiringiye ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba, ngo nkuko imbaraga zayo ziri kandi zidukoreramo. Humura. Nari tuzaye ijambo rivuga ngo Imana ikuremere umuntu w'ingenzi. Uyu mukozi w'Imana yivuze cyane abitsindagira aravuga ngo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Nawe mu bibazo byawe nutumbire Yesu Kristo niwe gisubizo. Imana ibaho umugisha. Yari amagambo y'inkomezi, yari amagambo kugira ngo dukomere mu rugendo twatangira ujya mu ijuru. Imana ibaho umugisha kandi turabakunda, turabishimira cyane. Shalom, shalom, shalom. Mama wasoza utanga nimero za telefone. Murakoze cyane. Akazakuvugisha. Murakoze. Nshuti zanjye nunkunda jya kuri YouTube wandike biva mu gusenga. Usambona nkina filime. Kabiri ushaka mbona ku Irakoze TV ntanga ubuhamya. Ni ahantu henshi cyane nagiye nkora umurimo w'Imana nkomeje gusenga. Yesu ashimwe. Rero nimero yanjye ni 0785 01 21 0785 01 21. Imana iduha umugisha, turabakunda, turabasengera. Imana yo mu ijuru ibongeye imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Shalom, shalom. Shalom, murakoze cyane. Shalom.